Ndi mu cyumba ndaryamye ku buriri, ntegereje undindiriye. Nanze gushyira phone hasi ngo wenda papa Igor namamagara cyakanyandikira ambwira kujya kumureba mite niruka. Miss Heavy nawe mutipe naramenye izina, bari muri salo, bari kumwe amayoga menshi, ndumva bafite urusaku n'imiziki myinshi. Amasane nahaye Miss Heavy karibwo ndi bufatira ibinini bari banzaniye na yaraburi iminota nk'icumi gusa. Miss Heavy yari yambanye seri, wagira ngo si wawundi narinzi, ari kugeza kunyibutsa buri kanya. Noneho naza sindi icyo ndibwire guzi. Papa Igor nawe ntari gufata phone. Ubu se naza natangiye kuribwa, ntari buhuye na Miss Heavy kandi nashaka kubabonana. Byanshobeye, mfite ubwoba, mbese ubwo nayo ndindiriye rwari hafi kugera. Icyumba nari ndimo cyari cyegereye ku muhanda urekeza ku centre de santé yo ku seminari. Hanze hari abantu benshi ndi kumva bagenda, gusa ndumvamo n'umuntu uvuga atongana, ijwi ndumva asa nkaho ndizi. Ndabyuka gake gake magarara mu idirishya inyuma ya rido. Oh my god, ni abanyeshuri benshi b'abahungu bambaye uniform, basa nk'abavuye gusenga cyangwa ahandi hantu. Nta kabuza ni ba Igor tu. Amajwi numva gatongana ari kugenda yegera hafi yanjye. Nakubiswe n'inkuba mbonye papa Igor ahagararanye n'umuhungu we Igor, batongana basa nk'abashaka kurwana. Ese ndebe uko ncika niruke? Oya, icyanzanye cya kitararangira. Hama hamwe wumve Linda we. Muri salo ndumva radio iri kuvuga, ariko abantu bacecetse ntibagisakuza. Ngira ubwoba njya kureba niba Heavy yasohotse. Sinifuza ko yamenye ibyabaye Igor na papa we, kandi nene namuhamagaye mu ibanga. Nikandagira muri salo nakubiswe n'inkuba, haranuka itabi, umwotsi uri gutumuka ahantu hose, mbura nta bantu barimo. Ahwi, Miss Eva aramfasha. Ninsohoka Igor ahita mbona, nsubira mu cyumba niruka. Nongera kurebera mu idirishya mbona papa Igor ahagaze wenyine, ndiyemeza. Nitaye ko Eva arambona ngenda gake gake, nca mu muryango w'inyuma. Ngeze hanze muza amaso na papa Igor, anyicira akajisho ngo nsubireyo niruka. Mbura uko mbigenza asubira mu nzu. Mu kanya gato mbona umuntu ku idirishya, ni papa Igor. Mbikora vuba vuba mucisha mu gikari arinjira. Mu cyumba mvuniramo urufunguzo. Yari yabize ibyuya byinshi, ubona ko nawe ashobora kuba avuye ku rugamba rutoroshye. Dia, amusore kuba natinze kuza. Nawe n'ibisitaza bitoroshye. Mama wawe ari mu rugo. Wamvugishije kuri phone yumva ijwi ryawe. Dufite byinshi tutari kumvikanaho, niyo mpamvu yanze kumva iruhande. Mbese kumucika ngo nze kukureba nabyo byari ihurizo kabisa. Anyway, umeze neza? Byagenze gute? Kuki uraha? Nako banza ume hagi yanjye, ndi hano kugufasha buri kimwe cyose. Naramuhobeye nk'uko bisanzwe, nkaho nta cyabaye. Numva atangiye kuzamura amajipo nk'uko yari amenyereye. Ndishukuza n'umujinya mwinshi. Ngiye gusakuza nibuka ko Heavy ashobora kunyumva. Mvuga gake. Mu gihe ngitangira gusohora ijwi, ikiniga kiramfata ntangira kurira. Uri umugome, wamfatanye n'imyaka mike yanjye, urambeshya. Wambeshye ko nashobora gutwita, none reba aho bingejeje. Uri umugome ku buryo ntigize numva. Love, ntago nakubeshye, kandi sinigize nkora ikosa mu kugukunda. Rero hanagura amarira, ndango ngufasha. None se ubundi kuki waje aho? Miss Heavy yanzanye kugira ngo amfashe, turashaka kuyikuramo. Wow, ubundi utekereza nkanjye. Ni nayo mpamvu nari naje niruka, kugira ngo kuko Igor gato turebe ko tukagenza. Ngaho nyumvira, bambwiye ko biryana cyane, kandi mfite ubwoba. Oya, ntago bakagombye kugira ubwoba, kuko n'umuntu utegereje kubyara nabwo wayibyara ubabara. Rero humura birarangira neza.
ongera umubere nkubwira akantu gato. Naramurebye nibuka ko ari we muntu wa mbere twaryamanye. Mu Gifaransa ngo babyita gukora urukundo. Nibutse ko ari we mu byishimo by'ubuzima kuva nkiri muto kugeza icyo gihe. Naramurebye mwibonamo, mpita nemera ndamuhobera, ciduka twatangiye gusomana. Ako kanya numva urugi ngo ba, ndikanga, ni Miss Heavy. Akenyeye akayesume, bigaragara ko avuye mu mabara. We na wa mutipe. Munyumva inshuti magana ari mfite koko. Nyimwumva ngwa mu kantu, nishukuza papa Igoro, nicwa n'ibimwaro. Buri cyo mvuga, urafashwa. Uyu muhemu wamuzanye ahangaha kugira gute? Please, Heavy, tuza ngusobanurire. Please. Ntacyo wasobanurira. Warifashe ukaryamana n'umwana muto winjije inkarinda. Ntiwanamufasha kwirinda ingaruka mbi zibivamo. Ntacyo ngiye wambwira. No, please, ndagusobanurira. Anyway, siko nabishatse. Ni nayo mpamvu uyu munsi ndaha kugira ngo mutaba mwenyine. Niteguye gutanga ibishoboka byose tukabisohokamo neza, kandi urukundo rwacu rugakomeza. Erega nawe nubwo tutaziranye cyane, sindi umwana mubi. Nawe nagufasha mu buzima. Okay, nundi byarangiye. Turasaga amafaranga rero, nizere ko yazanye. Angahe? Ni menshi. Kandi dukeneye no kugurira uyu mutipe bishimishije. Byose ni kofi yawe. Ntariba amafaranga arahari rwose. My dear yakuyemo amafaranga menshi mu gikapu. Mbona hereje Heavy. Heavy si uguseka, yiterera hejuru. Akayisume yari akenyeye kari kamucitse ngo kagwe hasi. Cyakoze ahangaha ho ubaye umuntu w'umugabo pe. Linda, urabona ko naho amafaranga tuyafite. Ntacyo urabura. Ushatse wafata amazi ukanwa ikinini cya mbere. Wihangane twe tubaye tugiye muri salo guturitsa amayoga. Humura dia wawe ntacyo tumukoraho. Kandi nukira nawe tuzasangira udushoti tw'utwhisky. Sibyo bebe? Yabivuze ko atasohoka. Ngo manuka kwa papa Igoro ngo nababara adahari. Mpita nibuka ko namubonanye na Igoro. Mubaza icyo bapfaga. Kumbi mama we yamubwiye bazafitanye na papa we. Nibyo bapfaga, njye namusezeranyije kumunyuraho nimugoroba atashye akamusigira amafaranga. Ahwi. Nariruhukije kuko nayo numvishe ko naho bihuriye n'ibyanjye. Amazi hafi aho. Ikinini mu ntoki. Ndi kukireba nkatengurwa. Mbara gatatu. 1, 2, 3. Ngira ubwoba sinakinwa. Ndongera mbara gatatu. 1, 2, 3. Mana ya papa na mama, wite ku mwana wawe. Dore ndi ipfubyi, ngaho bana nanjye. Amen. Narakinyweye ndaryama. Munda bitangira kwivanga. Ni mu gitondo cya kare. Ni muri weekend, ibyagombaga kuvamo byavuyemo. Hasigaye gutora agategeye. Gusa papa Igoro meruka nsezera. Ariko uburibwe nari ndiho sinigize ntekereza byinshi. Simeruka no kureba kuri phone. Meze nk'umuntu umaze ibyumweru byinshi mu bitaro. Muri salo ho hahora ibirori. Papa Igoro yasize aguze byeri n'utubyeri. Nyuma y'amayoga n'amatayi ba Miss Heavy banywaga, najyaga kumva nkumva ruri hasi hejuru. Inda yambaye. Iyi terime nyibuka kuri social media nkiri muzima. Ndabyuka ngo numve noneho niba agategeka yatangiye kuza. Ya, ndi mutaraga kabisa. Njya muri salo, nsanga hari abantu ntazi, bigaragara ko biga nka segonderi. Gusa nta uniform wambaye. Bari kwinywera babaye ibyatsi. Minyigiye nayo nibereye mu isi yanjye, aho harabereye ibirori. Narahingutse, Miss Heavy yiterera hejuru arampobera. Yasinze ari kugwirirana. Wow, ubundi niwe nshuti yanjye bya hafi. Mwemera kubi, ikibazo cyawe ni nacyo cyanjye. Wa mugabo wawe natukaga, nasanze nta n'umurusha ubugabo. Agura byeri koko. I liked him by the way. Anyway, awa peti nama niga nungutse. Yiga mu seminari, bose nabi Jose.
yakomeje kumbwira byinshi, anambwira ko mu iseminari haba abatipe beza, ngashaka umamo pasi y'umwe muri bo, nkaba nduhutse papa. Nuko inacyo nari mfite cyo kuvuga, ibyanjye byarukikiriza gusa. Ken wa mutipe wanjye harya ngaraza ryari. Uwo ni Hevu uri kubaza abo bana bo mu iseminari basinze. Ntakunda kugenda, ariko yadusezeranyije ko ari buze saa 10. Sharinda nako Miss Hello we, hari ikijama cyo mu iseminari nabonye kigiye kuza kundeba. Ndamugutuye. Nibagiye no kumubaza uwo mutipe nyirinzari. Mbese nibatumaga mvuga. Bari bakoze umunwa. Nako inzoga zazatumye bakora umunwa koko. Kuri gate hari abatipe bari kwinjira. Ninjye babonye bwa mbere, ni babiri. Undi muri baba jama nawe arababonye arahaguruka. Ajya kubabwira ngo bace ku muryango wo muri salo. Nyibutse neza mbona Igor. Mbona neza dusa nk'abahuje amaso. Mburaho nkwirwa, mbura icyo mvuga. Ndeba Heavy ikijisho. Yari yasinze ntacyo yari yitayeho. Ndamushikanuza mujyana mu cyumba. Heavy, bari abatipe ntihagire uwinjira hano. Abahese. Abatipe ngo mwari mutegereje. Harimo wa wundi nakubwiye nkunda, wanyigishije gucuranga. Igor umwana wa papa. Nako umugabo wanjye. Please. Niba unkunda ntibinjira, abeg. Oya wana. Binje ntacyo bagutwara nabo nabajama. Reka duhuriye muri comment utubwire uko byumva. Nge wumvaga ni Jojo 12. Duhe na episode ya 10.